Yes, ndagushimye kandi ndagushuje ukomeza kugenda wibana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvuga mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Masamba Intore na Serge Iyamuremye bafatanije n'urubyiruko rero rugize Kigali Protocol rwose ngo bakaba basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Ni mu masaha make atambutse nibwo iki gikorwa rwose cyagiye kibaho. Company yitwa Kigali Protocol igizwe n'urubyiruko rwinshi rwanyuze mu marushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruherereye ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Isobanurwa byinshi rero ku mateka y'u Rwanda rwo hambere no mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni mu gihe rero hibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ni kuri uyu wa kabiri rero iki gikorwa cyaje kuba ku itariki ya 12 Mata mu mwaka wa 2022 nibwo Kigali rero Protocol yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruherereye ku Gisozi. Mu kiganiro abakobwa cyangwa se Masamba bagiranye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, umuyobozi rero wa Vice Perezida cyangwa se Vice Perezida w'iyi company akaba na Miss Popularity wa 2020 irasubiza Alliance yasobanuye impamvu yatumye bahitamo kujya gusura urwibutso rwa Gisozi. Yatangiye agira ati Kigali Protocol turi company izwi mu gutanga serivisi ya protocol, ariko nanone igizwe n'urubyiruko kandi nk'uko tubizi nirwo nkingi y'u Rwanda rw'ejo. Ati rw'ejo hazaza rwose, bityo rero ni ngombwa ko tuba tuzi aho tuvuga ngo tumenye aho tugana. Ni ngombwa rwose ngo ko tuba tuzi aho tuva kugira ngo tumenye aho tugana. Yongeye hati muri iki gihe twibuka abacu ni ngombwa ko dutanga urugero rwiza ku bandi nk'abantu bakurikirwa cyane uhereye kuri company ubwayo nka Kigali Protocol imaze kugira izina, natwe tuyigize buri umwe uhari cyangwa se buri umwe hari abamukurikira, bityo rero twumva ari inzira nziza yo gutanga ubutumwa ku Banyarwanda n'abandi tutifuza nanone ko Jenoside rwose ngo yakongera kuba ukundi. Masamba Butera Intore wifatanyije na Kigali Protocol muri iki gikorwa nk'inararibonye yabanje kunyura muri makeya uru rubyiruko ibihe bigoye u Rwanda rwanyuzemo, ubundi arabashimira. Yabanje rwose kubanyurira muri make, ababwira mu magambo makeya bimwe mu byagiye biranga iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse aranabashimira nk'inararibonye cyangwa se nk'umuntu waje kuba yarwana uru rugamba mu mwaka wa 1994 nubwo bari barimo no kubohora igihugu. Yagize ati mwakoze igikorwa cyiza, ati mwakoze igikorwa cyiza kandi ni byiza uko mutaba nk'abahanzi cyangwa se nk'abahanzi n'abandi bari bakurikirwa cyane usanga bagaragara mu bikorwa bindi, ariko ibihe byo kwibuka byagera ugasanga babuze. Ati rwose ntabwo muri nk'abahanzi bagaragara mu bikorwa bindi byagera muri ibi bihe aho tuba turi kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi ugasanga babuze cyangwa se ugasanga nturi kubona ibikorwa byabo. Yongeye ati ni ngombwa ko umukora mukagaragara, ariko no muri ibi bihe mukagaragara kuko murakurikirwa cyane. Ni mwe bo kumenyekanisha amateka nyayo yacu. Yagize ati rwose ni mwe bo kumenyekanisha amateka nyayo yacu, ataba bakurikira niba ari benshi, nimwe rwose mukwiye kuvugisha ukuri cyangwa se nimwe babareberaho, bityo rero mukaba mukwiye gukora byiza cyangwa se mu by'ukuri bigaragaza amateka ya nyayo yacu. Muramyi Serge Iyamuremye nawe yitabiriye iki gikorwa, mu butumwa yahaye urubyiruko yagize ati rwose ni ukuri nishimiye kubana namwe. Ati ni ukuri nishimiye kubana namwe, mu busanzwe ndabakunda kandi muri inshuti zanjye. Ati numvaga nshaka kuza hano ku rwibutso, ariko kuzana namwe byanyeretse indi shusho ko hari urubyiruko kandi rwiteguye ko Jenoside itazasubira. Ni ibintu yashimangiye cyane avuga ati rwose ko Jenoside itazasubira. Ati kuba urubyiruko nkamwe
ati rubasha kuba rwategeza kuza hano, ati ni ibintu bigaragaza ko mufite imyumvire myiza kandi mwabonye ingaruka mbi z'ibyabaye. Ati ni ibintu rwose umuntu wese atakwifuza ko byaba. Iki gikorwa cyo gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali rushyinguwemo imibiri isaga 259 y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi cyabimburiwe no gusobanura uko uru rwibutso ruteye. Nyuma abagize Kigali Protocol berekwa filime cyangwa se abageze Kigali Protocol babereka filime igaragaza amateka yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi. Uru rubyiruko rwasuye ibice bitandukanye bigize uru rwibutso, harimo n'icyumba cyagenewe abana bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iki cyumba hakaba harimo amafoto y'aba bana rero, ibyo bakundaga, uko bishwe n'ibyo bavuze bwa nyuma. Nyuma abagize Kigali Protocol bafashe umwanya wo gushyira indabo ahashyinguwe imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi, basoza baganira ku cyo bungukiye mu gusura uru rwibutso. Ari naho batangarije ko ibi bikorwa byo kwibuka bakibikomeje ndetse bakaba bateganya no kuzaremera uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Masamba Intore rero rwose yifatanyije n'urubyiruko rwa Kigali Protocol rwose rwasuye uru rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Serge Iyamuremye nawe yavuze ko abona ibyabaye bitazasubira, ahereye ku kuba urubyiruko rushishikariye gusenyera umugozi umwe no kumenya amateka nyayo yaranze u Rwanda. Ati rwose icyo ni ikintu kizatuma rwose abanyarwanda bataba basubira muri ibi bihe bibi, ayo mateka rwose niyisubire, bavuga bati never again. Vice Perezida rero wa Kigali Protocol irasubiza Alliance rero n'abandi rwose bo muri Kigali Protocol bagiye bagaragaza ibintu bigiye bitandukanye, ari nako berekwa rwose filime igaragaza ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo byaba rero mbere yo gutangira, cyangwa se ni ikintu bagiye bereka mbere yo gutangira gusura rero urwibutso, bakabanje gusobanurwa rwose ngo n'ibice bigiye bigize kugira ngo babaherere cyangwa se babwire ibintu uko bigiye biteye. Ni ibintu rero abantu bagiye bishimira batari bakeyaho. Mu kintu rero abantu bagiye batanamenya nuko umuntu bita Mutabazi Sabine waserutse neza muri Miss Rwanda cyangwa se muri Miss Rwanda 2022 akanagaragara mu bantu 5 ba nyuma bavuyemo Miss Rwanda 2022 rwose nawe yarari muri iki gikorwa cyo gusura cyangwa se cyo gusura urwibutso rwa Jenoside. Mutesireya ari mu bakobwa bavuye muri Miss Rwanda rero rwose nawe yararimo. Abo ni bamwe mu bakobwa bagiye bagaragara rwose muri iki gikorwa, bagaragaramo rwose ko bashyigikiye cyangwa se biteguye kuba bahangana n'icyari cyo cyose cyahungabanya iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bagiye bagaragaza ibintu bigiye bitandukanye ndetse banerekwa ibintu bigiye bitandukanye ku bijyanye n'ibi bikorwa. Murakoze rero ni Kigali Top News.